bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe manuka muri club mbasumba Friday fresh nk'umusaza Kigali life yose ni mood hey muze turye show hahiye abakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite gahunda nkajya amatara ubushyuhe akwibagiza umuntu kumva indimi isanga ubusobanuro buturi hehe kumfite impuhwe nk'izabihehe dore mbona nkurota buri munsi iriro rubanza tutari butahe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ndashaka ko uyu munsi tuza kugira ase wacu ureka kwigira umwana ese kwigira umwana ukinese naho basi naza kubikubwira muri break okay nta kibazo rero mbaza ndabigukorera numva atari byiza nawe urabyumva Ubwenge wakerewe njyenyine urabona twakeye ahubwo ducara twicara ahubwo reka ako icyaba cyiza reka amazima nabura wagiye ngaho ndeka nkaba ari ikintu baba bazi ase mbigura berani cyangwa dukora ibyacu aya bara n'abakarasimenti tugomba nabo kujya tubakora ntukitebe kuri biriya jya wita ku byacu ibyacu byitaho cyane ariko na biriya bari umuntu agomba kubireba uretse barasitwikana amana ibariyerega wowe wenda basanga bahuye n'ikindi kibazo ikibazo cya yese babura yese ruri gukinga abaneze babaye rega ikibazo nimba ubona wariye bo ntabwo bariye ubizi utese abura wasanga baraye bariye nawe akaba ari agakanzu kabatindije iwabo wasanga wamenya buriya ntabwo wakita ku byabo buriya gusa ariko nyine turaza ko bazane bagera muri kanani ntari bireka turukwame turaza kwivuganira ibyacu muri break nta kibazo mani dukoresha ingegi ariko bege gishisha ni cyinshi tutabonana mba naye nari mukumbuye iki kima cyane nk'ikingurube kijyanye kandi shaka urabona asungana kandi wa buri wese buri wese isa n'inzira ijya mu isoko ari icibwamo na buri wese ahubwo uwo tuzabona ese undi rero twakoranaga ku wa gatanu twigondanye ku wa mbere ubundi imirimo murafite umunsi sibikira ku wa gatanu mugaro kuzamujyana yari uwa ku wa gatanu uyu munsi naje nanjye nakomye ndagutsindira sibyo genda mugurisha aba naribi nyine cyane dodo zawe Yes way. ariko ubundi arakantu gutse akahese buriya se nari kuba turya amafoto mu giti cy'akayaza ahubwo ku kantu ni ntari bahubwo ni mugemo nyine kigiye neza kikijemo gutwo sinagaragara sese ma hasi se wajya ucucuho kuri umushuko wa karasu umunyeshuri reba ukuntu umeze waje ubundi wowe iwanyu uragira ingurube mba manu yewe warangiranye no ku wa gatanu umunsi ntabwo urimo mva muri serivisi ya telefone yanjye Yes way. shawe byibure nawe warangiranye nawe munsi ariko naribi mba twigire ngo twirire serivisi ishuri ry'uyu munsi ni hatari kandi atagira uza kunshishamo ijisho kabisa ndabona neza kuko kangiye mu ishuri kangiye mu ishuri
kadufate ko nari kurota ariko ubu ngubu ndakangutse ni ibiki mbonye ibyo ubonye ni byo cyakoze inzozi urazikabya wanahe ni umucanga ndadaso uziko bikarane ati nica ako nta nubwo yari narebye ibyo ni ibiki mwambaye umva tica disi nibyo ureba mwese ni ibyo asubije muri muri cyo akadobisi ntabona ko cyari kandi ko muri nkora w'Imana twaraza mbaze kabiri nakoreka ukikorere muri ibyo byose nabiguye good morning teacher simva none yego teacher sit down ndabona n'isaha zigeze isaha irarangiye ese teacher ubwo amasaha arangiye utwigishije iki no munsi n'uyu naje ntabwo ndi kubigisha mfite uba yanje tuvuge ko avuye kuri konti ubinyakenyereye ubu uje hano wayisanga se ntubona n'ukuntu mba naje nanivu sorry tica nk'ubu njye nari maze kujya muri ngo ugiye kwiga wakabari basi bakwigisha ibyo byo kutwereka uko usa ukazabitwereka undi munsi umva wideranje teacher teacher azagaruke urakoze cyane bayanje narakenyereye umva ariko teacher aje yifunze ntabwo muri wase ngo guhumara ni muri aya ntabwo yajyanye tujya kuhura yakwana asubura kibagiwe ndakibuka nta kibazo nawe kukwera neza wishimye nta kibazo reka tugende n'undi wicara atubiyirije gusa ubu ngiye kwa Yohana gusa uwo twavuye gatiste ndabigenza ariko batumiza mu kinyarwanda ngo umwana n'utaka akanigendera ko nk'ubu weho barakuroze uba muzima wenda guhamagaye ndahamagara subirayo bw'uriya zeho ahantu wowe bashaka genda bitabyiza njyewe bashaka wowe nyine hari ubwo uhetse igikapu nta kibazo akagivuga se teacher kuri kundeba gutya nawe ndongera nubwo ndi no kugura akanambaye na rinete njye ntabwo ndi kukureba ese sindi kwibonera ko uri kundeba nyine ubundi nyine impamvu ngo uhamagaye si urabona ndeba zino nkweto icyo nakibonye abantu b'iki gihe muranzitse ipantaro kandi uyu wasanga utanayibonye teacher windondorera byinshi kuko ngira amaso ndareba sindaho windondorera byinshi yaje ko wayibonye nabibonye nyuma y'ibyo byose umuntu ajya bakunda nyine ndi mwarimu nagukunze tugenda nk'uko nyine uri mwarimu ntabwo twavuga ko wajyana nk'agatebo ikindi ube rwose umuntu ese ubu teacher tugiye hari byari agashyamba uzi ukuntu gashishe akayaga kamo ahubwo tugende wenda hakwereka rwose nta kintu yaza ambwira ati ca ahantu hose amujyana ndabacunga buretse reka njye kubareba njye hari n'akantu bashaka kukwereka ubura we n'ukunda nabizi rwose hariya muri biriya bishyimbo ese teacher hari ahantu ku mariti se oya urabona abaturage oya nta kibazo wambwira hano oya hariya epfo n'ibyo hano ntabwo wabyumva reka tuvuge se ko amatwi yanjye atumva amatwi yanjye tuvuga oya tuvugira hano nta kibazo hano naho nta kibazo hano nta kibazo none se nyine icyo nashaka kukubwira urumva se nta muntu kuturebana nyine si ubwo wowe n'ubyumva nyine tugire nyine si wowe ntubona ko nyine igende se kwigende ahubwo ino pantaro ndabareba